Reka dutangirire ku munyarwanda waciye umugani ko umwera uturutse bukuru ukwira hose. Ngiye kubabwira inkuru idasanzwe yabaye hano hakurya gatonya mu majyaruguru y'u Rwanda. Ariko mbere y'uko tugaruka kuri iyo nkuru, reka tubanze twikoze hejuru muri Guinée Equatoriale. Aha ngaha mu gitondo kimwe twarabyutse twumva umugabo witwa Balthazar Engonga wanditse izina kabisa akandikisha izina kugeza ubwo yavuye kuri nimero 1 akagera kuri nimero 400. Navugaga nimero 1 ukibaza ibyo ari byo. Nimero 1 yari umukobwa wa mbere cyangwa se umugore wa mbere. Nimero ya 400 ntago byari bikiri umukobwa, byari byabaye abakobwa cyangwa abagore. 400 yarabisasiye kugeza ubwo mwabonye jezi zikwirakwira ahantu henshi, abantu bambara jezi zanditseho umubare 400. Bishatse kuvuga ngo bari abagore Balthazar Engonga yahuye nabo. Iyi yabaye inkuru y'ikimenya bose. Rero yaje kuba itangiriro ry'abandi bantu bashobora gukora uduhigo cyangwa guca uduhigo, nk'uko yaje kuba umunyaduhigo muri Guinness, akaza guhabwa igihembo nk'umuntu wegukanye agahigo gasumba k'abandi bantu bagaragaye muri Afurika ndetse no mu isi ku rutonde rw'abanyaduhigo. Noneho rero hano hafi mu gihugu cy'abaturanyi naho haje kugaragara umugabo yaje kwivumbura rwose, agaragaza ko nawe ashobora kuba ari murumuna wa Balthazar Engonga. Uyu mugabo rero tutaramugeraho wakibaza ngo ni muntu ki. Uyu mugabo yitwa John Peter wo mu majyaruguru hano mu gihugu cya Uganda. Yaje kwigaragaza rwose yambaye jezi zimugaragaza nk'umunyabigwi hano mu karere k'ibiyaga bigari, ndi kuvuga EAC. Yaje kwigaragaza nk'umuntu wageze kuri byinshi kabisa mu duhigo, aho nawe yaje kugaragara adasanzwe. Ariko umwihariko w'uno mugabo rero we yarasimbutse asimbukira muri kaminuza yitwa University Makerere University. Aha ngaha uyu mugabo ahageze areba abakobwa beza baba bari kwiga university, aravuga ati abo bakobwa rwose natsindiramo bamwe muri bo. Aho yabarebaga kugeza ku rwego rw'uko yataga inkonda. Uyu mugabo rero akaba umujejeta faranga hano muri Uganda. Yaje kubireba aravuga ati rero kubw'amafaranga n'ubukungu mfite bushobora kumpesha ingufu ndetse n'icyubahiro byinshi cyane, bukangeza ku mukobwa uwo ari we wese mbona hano muri University ya Makerere. Mbere yuko tugera kuri University ya Makerere rero n'ibyayibereyemo ndetse n'ibigwi by'uyu mugabo, banza wumve akantu gato cyane kaba ku muntu ariko kakazenguruka ku bantu benshi cyane. Turatangirana n'abagore 153 babyaye abana 153. Ubwo ngubwo bababyaranye n'abagabo 153. Aho bivuze ko izo ari famiye 153. Niturangiza twongeremo famiye imwe yabyaye umugabo w'ikimenya bose witwa John Peter wo mu gihugu cya Uganda. Iyo famiye ikaba yarabyaye John Peter ndetse n'abandi bana, ariko John Peter akaba ari we waje kumenyekana, akaza kumenyekanisha n'umuryango wose. Ubwo akaba papa we na mama we ubateranyije kuri wa muryango, ubwo famiye ibaye 154. Iyi famiye y'abantu 154 yabyayemo umugabo umwe w'ikimenya bose waje kumera nk'ikimasa cya kindi mu bihe byo hambere bajyaga kubangurizaho hataraza ibihe byo gutera inanga. Kimasa murabizi ko cyabangurizwagaho inka nyinshi cyane, izo nka cyangwa se andi matungo yabaga yageze mu gihe cyo kuba yarinze. Noneho rero ahangaha biratandukanye nuko nguko, kuko uyu mugabo bita John Peter nta numwe wigize kujya kumwibangurizaho kuko yari yarinze. Ahangaha John Peter rero yakoresheje umutungo we, imari ye ndetse n'ubujejeta faranga afite ndetse n'ijambo akoresha avuga ari kijyana, yinjirira abanyeshuri bigaga muri kaminuza ya Makerere University. Hano harimo abakobwa beza ndetse b'ikimero gitangaje, b'amasura meza b'ikimero gitangaje, kandi abana bishyuriwe amafaranga n'ababyeyi babo bazi ko bagiye kwiga university.
buri mukobwa wa mbere yamugeragaho akamuporopoza buri mukobwa wa mbere yamugeragaho akamuporopoza aho yaporopoje abakobwa 153 abakobwa 153 yabemereye urukundo ndetse bajya muri relationship buri umwe wese aho yamuhaga amafaranga ndetse akanamwishyurira ibintu byose byatuma yishima, ibi dukunda kwita hobby. Abakobwa uko bakabaye barishimye koko bibwira ko bari kumwe n'umukunzi wabo, ariko umukobwa wa mbere waserebuye akaratira abandi bigwi by'umugabo we ndetse umujejeta faranga umutunzi wamusohokanaga ku mazi ahantu yifuzaga aho ariho hose, yibwira ko yabonye umugabo kandi yihariye wenyine yikubiye rupe. Uyu nguyu yaherezaga ibyishimo nawe akamuha ibyishimo, ndavuga kuryamana. Hato utaza kuntera amabuye ko nabiciye ku ruhande, kandi uyu mugabo ibyo byaragiye hanze bikagaragara ko yaryamanye n'abakobwa 153 bose icyarimwe mu bihe bigiye bitandukanye hano kuri University Makerere, aho yagendaga abahereza amafaranga buri wese ayo yifuzaga. Yamusabaga ko amusaba amafaranga yifuza kugira ngo hanyuma baryamane. Igitangaje muri ibi ngibi ntabwo ari ukuryamana, ahubwo igitangaje ni uko uyu mugabo yabanaga n'ubwandu bwa virusi itera sida. Ubu bwandu bwa virusi itera sida rero umukobwa wese baryamanaga, igitangaje ni uko yabaga abizi ko abufite uyu mugabo. Urambaza ngo yari abufite, kandi koko nabikubwiye ko yari abufite, ariko abakobwa ntago babyitagaho bitewe n'amafaranga ndetse n'inyota babaga bafite yo kugera ku butunzi n'ubukungu ndetse n'iraha ry'uyu mugabo yabajyanagamo, aho yabishyuriraga ahantu hahenze, kurira muri resitora zihenze, aho kunywera kwica icyaka hahenze, ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye ho gusohokera hahenze. Ibyo byose uyu mugabo yarabyishyuraga, kandi abakobwa bakibwira ko rwose nta ngaruka bifite ku buzima. Ibaze ko abakobwa bemeye gushyira risike mu buzima bwabo, bakabushyira mu cyago ndetse n'icyorezo babibona, ariko bakabirenza amaso. Ariko uwabikoraga wese yabaga azi ko ari we umwe ku giti cye, ntabwo yabaga azi ko ari ahandi. Noneho rero byaje gutunguranaho uyu mugabo byaje kugaragara ko yaryamanye n'abakobwa 153, aho yagiye abafata videwo. Nabisubiyemo neza, yagiye abafata videwo buri umwe ku wundi. Noneho aho videwo yabafataga, ibi bintu yagiye abikorera ahantu hagiye hatandukanye. Hari aho yakoreraga mu kirori, iki kimuzi nka minuwari zino zikunda kuba mu masaro, hanyuma akareba uburyo ki ari kwishimisha, nawe akareba uburyo ki ari kugenda ateraho akantu mu buryo bugiye butandukanye muri strategy zigiye zitandukanye. Hano rero hari amavideo agiye atandukanye yiwe yagaragaye, sinzi muraza gushaka no mavideo, cyangwa se abaza kuyashaka bashobora kwandika nkaba nayabahereza. Uyu mugabo nawe yaze ameze nk'umwana wa Balthazar cyangwa se murumuna wa Balthazar Ngonga, aho yaje akoresha zimwe muri strategies Balthazar Ngonga yagiye akoresha mu kubabonye video za Balthazar ubwashize. Ariko uyu we afitemo n'umwihariko kuko yagiye akoramo na strategies zitamenyerewe, aho yateragaho akabariro ahagaze no mu idirishya. Uyu mugabo rero ibintu byo yakoraga yaje kubishyiramo ubugeni, ngira ngo yashyiragamo ubugeni kugira ngo agira hatandukanira na Balthazar Ngonga, aho we yageragezaga kuzanamo innovation cyangwa se creativity. Hangaha rero hagaragara amashusho n'umukobwa bari mu idirishya. Ntumbaze rero uyu mugabo uburyo ki yabashaga gukorera relationship mu idirishya, nagatangaza. Keretse nawe ubashije kubyirebera, harimo bimwe nuko no video bitakunda ko tuyashyira hano ngo tuyabereke hanyuma namwe mwirebere mwishirire amatsiko, ariko uwayanyaka inbox nshobora kuyamuhereza. Rero uyu mugabo yakoreye muri douche, akorera ku biro bya kaminuza, mu biro bya kaminuza ya Makerere University, ndetse yarenze aho ngaho ajya no mu bwiherero hano twita muri toilet zo muri Makerere University, ndetse no muri za douche zo muri Makerere University. Aho niho yafatiraga abo bakobwa.
noneho ikitangaje muri ibyo ngibyo ni uko buri umwe wese yamuporopozaga kubana nawe, icyo bita date cyangwa se save the date. Yagiranye save the date n'abakobwa, wanyumvishe neza, yagiranye save the date n'abakobwa 153 baturuka mu miryango 153, babyarwa n'ababyeyi b'abagore 153 ndetse n'ababyeyi b'abapapa 153. Ukora igiteranyo neza nawe umbwire ngo abo bantu ni bangahe, noneho bose bakuye muri famiye 153, uteranyijeho famiye ya John Peter ituma umubare uzamuka bikaba 154. Noneho utekereze abo bana bose yaryamanye nabo akabanduza ubwandu bwa virusi itera sida ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Aba bakobwa wibaza impamvu yatumye bishora muri risike y'ubuzima, gushyira muri risike ubuzima bwabo kandi babibona ko buri kujya ahabi, banabizi ko umugabo arwaye sida. Ariko noneho haje kubera inteko ihuza abo bakobwa bose, bahurira ahantu hamwe muri lodge, aho yabakodeshereje lodge akabatumaho agiye kubakoreshereza party. Noneho muri iyi party harimo umukobwa umwe wari uzi ko agiye kwerekanwa nk'umuntu ugiye gutererwa ivi ku mugaragaro, hanyuma ibikorwa bye bikajya ahagaragara yuko agiye kuba umugabo we w'iherezo, cyangwa se inzozi ze cyangwa se indoto ze basezeranye kuzabana akaramata, ari we Imana yahoze imwereka. Rero byaje kuba gashya, ikirori cyarabaye kirahitinga rwose, aba DJ batanga umuziki, abakobwa barya show, abakobwa 153 barya show nk'ibisanzwe. Aho umugabo yaje kuri stage rero ababwira ko bakoze kwitabira ikirori ndetse bakoze kuza mu muhango wo kumurika gahunda ndetse no kurocinga ibyo yagezeho, ari byo twakita nk'agahigo k'ubuligend. Mu gihe rero batari bakamenya icyo ababwirira nyine n'icyo yagezeho nk'umuligend, hari umukobwa umwe nyine uri kwicinya icyaha avuga ko agiye kubana n'umugabo w'umujejetafaranga hano muri Uganda, ari we bita John Peter. John Peter rero yarababwiye ati tunywemo twishime twenjoyinge, twongere dusubire twenjoyinge uko twabikoze inshuro nyinshi, uko twabikoranye igihe kirekire, uko twabikoze mu buryo butandukanye, uko twabikoze ahantu hatandukanye, twongere tunywemo twongere twenjoyinge. Abandi ntibamenye ibyo ari byo kabisa, barenjoyinze, barafana, baraserebura, biterera hejuru. Arababwira ati icyo kunywa nacyishyuye kabisa, ntimugire ikibazo, muranywa paka dukeshe ijoro. Aho yaje kubabwirira rero uko byagenze, yaje gufata umukobwa umwe amujyana ku rubyiniro hejuru kuri stage, arababwira ati murabona uyu mukobwa? Abandi bati yego. Murabona ubwiza afite? Abandi ati turabona ubwiza afite. Abandi arababwira ati uyu mukobwa rero naje gusanga ari umukobwa mwiza usumba abandi bakobwa bose, ariko bidatandukanye mu byishimo, gutanga ibyishimo ntabwo atandukanye n'abandi bakobwa bose mu gutanga ibyishimo. Rero nagira ngo mbamenyeshe ko uyu mukobwa yaje hano yifuza ko namubera umugabo nawe akambera umugore. Abandi bose bagwa mu kantu, barikanga, baravuga bati se ibi ni ibiki kabisa, noneho duhuye nabyo kakari agahomamunwa, duhuye n'urw'imbwa yaboneye ku iriba. Buri wese atangira kwibaza ati narinzi ko uyu munsi ari njye, narinzi ko uyu munsi ari njye, none dore uriya mugabo ibintu adukoze ni ibiki, wa mugabo we ibintu dukoze ni ibiki, ntabwo tubyumva. Ubwo ayo ni amajwi y'abakobwa bamwe bari kwibaza mu mitima yabo, aho ngaho ni mu mitima yabo. Umugabo ati rero nagira ngo mbamenyeshe ko nta gahunda mfite yo kugira umugore umwe tubana, ahubwo nagira ngo mbamenyeshe ko mwese mbemereye kuba twasezerana mukambera abagore uko muri hano mwese mungana, uko muri 153, kandi ntimubigireho ikibazo, ntihaze kugira ushidikanya ku wundi,
ndetse niyo mpamvu nabahuje ngo murebane, muhure, mumenyane, hatazagira ubangamira undi bahuriye ahandi hantu mu nzira. Kandi nagira ngo mbamenyeshe ko mwese muri abagore banjye ntawe ubishidikanyaho, mwese twaryamanye. Icyabaye mwese murakizi, kandi nagira ngo mbamenyeshe ko mwese nabanduje virusi itera sida ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Rero byaba byiza mutangiye kujya mufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, ubundi tukabana mu mahoro kandi mwese mukaba abagore banjye bemewe n'amategeko, tugasinya amasezerano. Mbaze nimba muri iki gihugu cya Uganda byemewe kubana n'abagore 150, nimba itegeko ryemera bino bintu mu gihugu cya Uganda. Ntacyo mbiziho, ababizi mwazatubwira muri komenti nimba muri Uganda ibi bintu byemewe. Rero Balthazar Ngonga nawe yaje kugaragara mu mwambaro nk'uyu nguyu wo kuba umurigende mu duhigo tw'abagore, ariko aho atandukanira n'uyu mugabo, uyu mugabo yaragiye afata abakobwa 153, abakobwa 153 batari bubaka imiryango cyangwa se famiye, aho Balthazar Ngonga yajyaga mu bagore bakuze cyane. Aho rero uyu nguyu we yatandukanye nabo, atangira kwikorera mu twana duto cyane, aho yagendaga yirebera utwana tutwangavu tukizamuka, tutari twakura cyane, nyine tuno tuvuye mu mashuri bita high school twerekeza kuri kaminuza, akaba ari twagenda ahura natwo gusa nyuma y'uko asize umugore we ndetse n'abana be. Uyu nguyu akaba afite famiye y'abana 9 ndetse akagira n'abagore 2 yari asanganywe. Ubateranyije kuri 153 yari asanzwe afite, ubwo baraba abagore 155. Uyu nawe agomba gusohoka agahigo ka Jezi yanditse 153 Younger Women. Sinzi imiryango yitwa Women Empowerment nimbizi ibi bintu bikomeze kuba hano muri aka karere k'ibiyaga bigari cyangwa se muri East Africa, aho uyu mugabo nawe John Peter yakomeje gukora bino bintu. Ariko noneho sanga muri Uganda yigeze gusimbukira muri Nigeria, yasohokeyeyo. Ageze muri Nigeria naho yaje kwiyambaza rwose, ahangaha yaje kwiyambaza abagore 7 batwite. Aha yasize aryamanye n'abagore 7 batwite muri Nigeria. Muri Nigeria yahakoze amabara, yamaze icyumweru kimwe kingana n'iminsi 7 aryamana n'abagore 7 kandi batwite. Aha rero bamuhanishije igihano cy'igifungo cy'iminsi 7, buri wese azamushinza icyaha, ariko kubw'amafaranga yari afite biza kurangira nyine yemereye abo bagore batwite amafaranga, hanyuma arataha bamurekura gutyo kuko yanafunzweho muri Nigeria. Uyu mugabo rero ni umurigende. Uramutse ubateranyije kuri babandi 153 ugateranyaho 2 abagore be 2 bikaba 155, wateranyaho 7 bikaba 160 barenga. Uyu mugabo rero nawe ni umunyabigwi kabisa, sinzi nimba Guinness nawe izamuha agahigo akaba uwa mbere witwaye neza hano mu karere k'ibiyaga bigari. Hano mu Rwanda rero naho bivugwa ko hari umugore uhiga abandi mu guhura n'abagabo benshi, ari wo witwa Jackie, muzi nka Jackie y'u Rwanda. Uyu nawe ngo ni umugore uzi guhura n'abagabo benshi hano cyane, ngo yarabicikishiriza, aho amajije guhura n'abagabo nabo batagira umubare tutaramenya. Nitumara kumenya umubare wabo tuzabamenyesha, ndetse tunababwire bamwe muri abo bagabo yagiye ahura nabo. Murakoze, mukomeze mukore subscribe. Ciao ciao, ibiganiro byacu nakagaruka.